Ni nyuma y'uko hari ibihuha cyangwa se hari amakuru agiye agarukwaho ku binyamakuru bigiye bitandukanye, avuga ko umukobwa witwa Miss Nyambo yaba afite impumuro itari nziza, aho byagiye bigarukwaho n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Gusa nyir'ubwite nta kintu yigeze kuba yabivugaho, kubera ko wenda kubera impamvu runaka zitigeze zimenyekana. Uwitwa Mamurwa Gasabo yaje kugira ibintu icyo abivugaho, cyangwa se uwitwa Scovia Mutesi yaje kugira ikintu abivugaho, agira ibyo anenga ndetse agira n'ibyo asaba leta, ari nako yaje kugaruka ku kibazo cy'uwitwa Irene Murindahabi ndetse na Pastor Claude. Yaje kugira ibyo avuga kuri ibibazo byombi bikomeje kuba byavugwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda. So nibyo bintu tugiye kuba twagarukaho, ariko mbere yuko tuza kuba tugaruka ku byo uno mubyeyi cyangwa uno munyamakuru mwiza cyane nkunda nanjye yaje kuba yagarukaho ku kibazo cya Nyambo ndetse no ku kibazo cya Irene Murindahabi ndetse na Pastor Claude, reka mbanze ngushimire cyane we wakoze subscribe kuri Msafi TV, cyangwa se we wakoze icyo bita s'abonner en français, cyangwa se wewe ushajiandikisha kwenye Msafi TV. Bwana nakushukuru sana, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi cyane kabisa. Hanyuma wowe utarakora subscribe, nawe ndagusaba gukora subscribe, like na share, ariko nanone ari nako nkwibutsa ko ugomba gukanda kunzogera cyangwa kuri notification bell kugira ngo ujye ubasha kubonera amakuru ku gihe mbamaze kuba nagutegurira hano kuri Msafi TV. Nanone reka nguhe ikaze nkuko nabikubwiye, tugiye kugaruka ku kiganiro cyangwa se ku magambo witwa Mutesi Scovia yaje kuba yavuga nyuma y'uko hagiye amakuru menshi cyangwa se ibinyamakuru byinshi byo mu gihugu cy'u Rwanda bigiye byibasira umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umwari w'umukinnyi wa filime witwa Miss Nyambo cyangwa Miss Nyambo Jessica, aho hagiye havugwa amagambo menshi ndetse abarimo DJ Flix bakaba baravuze ko ibyo yavuze ko umugenzi we afite impumuro itari nziza, ko yararimo aratebya, akanavuga ko nanone atari we yavugaga. Ariko uwitwa Kasuku nawe akavuga ko yabivuze atebya, ariko we amentioninga ko ari Nyambo ufite impumuro itari nziza. Ni nyuma y'uko uwitwa Kasuku yarasabye Nyambo ko bagirana ikiganiro kuri YouTube channel ye. Uwitwa Nyambo aza kubwira Kasuku ko bitewe n'uburyo uwitwa Kasuku akoramo, Nyambo ati jewe bitewe n'ukuntu ukoramo uburyo bwawe ukoramo ibiganiro, nge nkanjye bitewe n'uwondi we cyangwa se n'imyitwarire yanjye, ngewe mbona ntaza gukorana ikiganiro nawe. Niho rero haje kuva intandaro y'uko uwitwa Kasuku avuga ko uwitwa Nyambo yaba ahumura nabi, ariko abivuga mu rwego rw'urugenya nk'uko yabivuze ubwo yaganiraga n'uwitwa DJ Flix. Scovia rero yaje kuba yagaruka kuri bino bibazo byombi, aho yaje kuba yagaruka nanone ku kibazo cya Irene Murindahabi ndetse na Claude, agaruka nanone kuri Nyambo nk'uko nabikubwiye. Mutesi Scovia yasabye ko wenda ribu yagakombye gukumira ibi bintu, hakarebwa wenda turi ku kibazo cya Claude, hakarebwa icyo Claude na Irene bapfuye, kugira ngo uburakari Claude yavuganaga. Kuko mu kiganiro Claude yakoze aho yavuga ati njyewe aho kugira ngo wowe abana banjye babura ishuri kubera wowe Irene Murindahabi, nzajya mageragere cyangwa wowe ujyeyo cyangwa tujyeyo twembi. Ni ukuvuga ngo uriya mujinya yavuganaga hari ikindi kintu uhishe inyuma. Eske bishobora gutuma uwitwa Claude bitewe n'ibyo yakorewe aza kugwa mu makosa cyangwa se agakora ibigize icyaha bitewe n'umujinya yavuganaga, cyane ko buri muntu wese warebye ikiganiro yabonaga ko uwitwa Claude cyangwa Pastor Claude avugana umujinya w'umurandura, avuga ati ibi bishobora gutuma aza gukora ibigize icyaha. Hanyuma uwitwa Scovia akomeza avuga ko nk'uko byagaragaye mu kiganiro, bitewe n'ibyo Claude yakorewe
byo kuba yahabwa strikes na Irene Murindahabi ati bishobora gutuma akora ibigize icyaha. Bityo rero RIB ikwiriye kurinda uwitwa Pastor Claude kugira ngo umujinya avuganaga utaza gutuma akora ibigize icyaha. Ari nako nanone RIB ikwiriye kurinda uwitwa Irene ukomeje kwatakwa ndetse bitaza gutuma nawe akora ibigize icyaha. Niko uwitwa Scovia yaje kuba akomeza anavuga ko kandi ko mu biganiro bikorerwa kuri izi mbuga nkoranyambaga hakagombye kuzamo ubushishozi bwimbitse, ndetse nanone akavuga ko izi mbuga cyangwa se ku bantu bakora ibiganiro mparabitsi bakwiriye kujyaho urwego rwo kubaganiriza ariko atari ugufungwa. Hakazaho urwego rwo kuganiriza aba bantu bakora bya biganiro, aho yatanze ingero zigiye zitandukanye bati nk'uwitwa Jihad twaraganiriye mubwira ko ibyo akora iki n'iki, ati nafata ku mavuta mbere yuko atwarwa cyangwa se mbere yuko afungwa hari ibyo twaganiriye ariko numva nyine afite uko abyumva nabyo ndabira akakomeza gukora ibyo agombaga gukora. Rero uwitwa Mutesi Scovia yatanze n'urugero rw'umwana muto, ubwo biraza guhita biba related kuri case y'uwitwa Nyambo. Yavuze ko ngo hari umwana muto wiyitaga Miss Nyambo ariko ngo kugeza ubu ngubu uwo mwana atekitabira iryo zina. Bitewe n'iki? Urumva Miss Nyambo ni umwana mwiza, nabyita ko ari umwactrice mwiza cyane, yazi gukina, ndanamukunda sana by the way. Imikinire ye urumva ko hari umwana wamwitiriye, ariko kubera ya shusho yambitswe na media nyarwanda n'abanyamakuru n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda byatumye wa mwana areba ya shusho aravuga ati none ko uwo nafatiragaho urugero wo nshaka kwiyita cyangwa se uwo niyita Miss Nyambo niba ibinyamakuru byose bivuga kanuka, none nongere nitabira iryo zina. Mutesi Scovia akomeza avuga ko ngo uwo mwana kugeza ubu ngubu iyo bagenzi bamwise Miss Nyambo ahita ajya kubarega kuri mama wabo. Urumva ko ni ukuvuga ngo ni ukwangiza wa muntu nyir'ubwite ariko nanone udasize n'abantu bagira gute n'abantu bamufatiraho urugero. Urumva ko nk'uwo mwana yumvaga yakitwa ayo mazina ya Miss Nyamba, ariko nyuma yuko amaze kumva ko Miss Nyamba nuka yahise aba none ko nge ntanuka gute nakomeza kwita ayo mazina. Urumva ko ari ikibazo gikomeye muri societe nyarwanda ndetse no mu muryango nyarwanda muri rusange. Mutesi Scovia yagarutse no kwisimbi wavugaga ko ngo mama we yamutwariye umugabo, bityo akavuga ko societe yacu cyangwa se societe nyarwanda ikeneye kumva inkuru mparabitse kurusha inkuru zubaka. Bityo agasaba leta ko yabyitaho ibyo biganiro bikorwa ndetse n'inkuru nk'izo zikaba zagira gute, zikaba zagabanuka cyangwa se zakorwa nyine zigakorwa mu bundi buryo atari bwo guharabikana cyangwa se bwo gusebanya. Ibi ngibi Mutesi Scovia yaje kuba yavuga it's like ni ukuri, ni ukuvuga ngo ushobora gukora ikiganiro gitanga inama, kivuga se uburyo ushobora kwiteza imbere, ikiganiro kivuga uburyo ushobora guhinga ibihingwa runaka, uburyo ushobora kugira ibyo wigezaho. Donc icyo kiganiro ntikirebwe, ariko nyamara wakora ikiganiro gifite titre mparabitse se cyangwa titre isa naho ikanganye, wenda nkaho wavuga nti wenda Mutesi Scovia yagize gutya, yaguye mu kamashu, byagenze gutya na gutya, ukareba icyo kiganiro kubera ko kirimo like kirimo mu buryo bwo kwenda ku nabyita ko wenda inkuru zo gusebanya cyane. Societe nyarwanda sinzi impamvu arizo ikunda cyane ko ngenda bireba kuri mu biganiro byinshi biba bitambuka ku mashene agiye atandukanye cyangwa se kuri platforms nyinshi zigiye zitandukanye. Iyo ikiganiro gifite titre isa naho ikanganye, n'urugero ati uwitwa Dorcas yafatanywe n'uwitwa Irene Murindahabi, n'urugero, urumva icyo kiganiro kiba kigomba kurebwa tu pas possible. Ariko nuvuga ni Irene Murindahabi wenda channel ye yagize abasubscribers 200,000, ati iyo kiganiro ntabwo cyangwa se yagize miliyoni 2. Icyo kiganiro kirebwa nyine n'abantu bari interested n'ibintu Irene akora, ariko mu gihe yari inkuru mparabiti icyo kiganiro kirebwa kurushaho, nk'uko witwa Mutesi Scovia yakomeje kuba yaza abigarukaho mu kiganiro yakoreye kuri mama urwa Gasabo. Yakomeje anenga nanone
aba YouTubers bakora inkuru marabitsi babyita ko ari showbiz. Ni ibintu nanjye ubwanjye nakunze, nkuko twari turimo turabigarukaho. Hari igihe umuntu akora inkuru ukibaza nese iyi ni inkuru cyangwa it's like, kuko yakomeje gutanga urugero kuri Jihad abati ibiganiro byawe byari ibyo, ariko uburyo bikoramo biragaragaza gusebanya. Harimo uburyo bugaragaza ko nyine urabyishimiye, nanone hari hakazamo ibigaragaza ko nyine wishimiye bya bibazo runaka yagize cyangwa ya nkuru yabaye kuri runaka, usa n'umuntu uri guselebrating ibyago bye muri rusange. So agakomeza atanga intuze inama ko abakora izi nkuru bakagombye kugira gute kugabanya bagatanga nyine inkuru ziri consomable kandi zifite icyo zihindura muri societe nyarwanda. Kuko yavuze ko nko kuri Nyambo cyane cyane birumvikana ko yavuze ati nimba Nyambo yaracecetse wenda kubera ko afite umutima ukomeye, ati byaba ari amahi, ariko nimba yaracecetse kubera ko yakomeretse kubwiriya nkuru, ati twaba dufite ikibazo gikomeye cyane muri societe nyarwanda cyo gukomeza kubagana cyangwa se guseserezanya kugera kuri uriya rwego. Akavuga ko wenda byaba byiza leta ishyizeho abantu cyangwa se igashyiraho ekipe yo kuganira n'aba influencers cyangwa n'aba YouTubers cyangwa se n'abakoresha imbuga zabo, kugira ngo nihagira ubwo mu ikosa aganirizwe. Kuko yavuze ati wenda nimba kuko hari habanza hamenyekane ntese nko kuri Pastor Claude na Irene, habanza hamenyekane ntese bano bantu bapfuye iki. Niba mara kumenya icyo bapfuye, abo bantu babicaze hamwe babaganirize mbere yuko bya bintu bijyanwa hehe muri RIB, bya bintu biganirweho, abantu babihurizeho, bahana n'ikiganza, hanyuma amahoro ahinde, ubuzima bukomeze, ibiganiro bikomeze, nyine abantu bakomeze bakorere amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga zabo. So nguko ngayo ibyo nibyo uwitwa Mutesi Scovia yaje kuba yagarukaho mu kiganiro yararimo arakora. Nibyo ngibyo yaje kuba yagarukaho, nibyo ngibyo yaje kuba yavuga kuri Nyambo, nibyo ngibyo yaje kuba yavuga kuri Pastor Claude ndetse n'uwitwa Irene Murindahabi, ndetse nakuye ko yanakomoje no ku mudamu witwa Isimbi waje kuba uvuga ko mama we yamutwariye umugabo. Akaba ari ibyo nari nabasha kuba nagutegurira kuri ino nshuro. So reka nkwifuza komeza kugira ibihe byiza cyane, hari nako nkwifuza komeza kugira imyiteguro myiza ya Noheli kubayemera, hanyuma ari nako nifuriza buri umwe wese kuzagira umwaka musha muhire. Wakoze subscribe kuri like kuri Msafi TV, hanyuma ubwo nawe nicyo gihe wowe utarakora subscribe kuri Msafi TV kugira ngo nawe ukore subscribe, hanyuma tujye tubana mu biganiro byinshi mba naguteguriye kugira ngo dusozanye no mwaka, hanyuma umwaka wa 2026 umwaka uzaba uri mwiza cyane, hanyuma tuzawutangirane dufite intego, dufite wenda aba subscribers 6,000 se cyangwa 7 kugira ngo nyine dukomeze twavance, kugira ngo dukomeze nyine twubaka umuryango mugari wa Msafi TV. Ibintu bizaba ari byiza cyane kandi ibintu bizaba ari iby'agaciro cyane nituba twicanga tukabana wenda tumaze gukubita nko mu 10,000 hanyuma kugira ngo tuzarangize na mu mwaka wa 2025 turi mu 100,000 nk'izindi channel zose. Ewana ibintu bizaba ari byiza cyane, ibintu bizaba ari byo kwishimirwa cyane, ariko byose biva muri mwebwe, kuko ni mwebwe nyine mutuma dutegura bino biganiro, ni mwebwe tuba dushakishiriza no makuru mu buryo butandukanye, ari nabyo tuba dushingiraho kugira ngo dukomeze twubake societe nyarwanda, twubake umuryango nyarwanda, twubake ubumwe bw'abanyarwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, binyuze mu nkuru dukora, binyuze mu biganiro dukora, binyuze muri entertainment dukora hano kuri ino miyoboro, kugira ngo dukomeze duhugurane, dukomeze twintertainingane, ari nako dukomeza kwiyuka twebwe nk'abanyarwanda. So reka nkwifuza komeza kugira ibihe byiza cyane, ngewe nkuko bisanzwe, you call me Msafi, the tiger, the one and only.